Element aho bigeze ngiye kukurega muri RIB imyaka ibaye 3 nkwishyuye amafaranga yanjye ngo nkorere indirimbo wanze kuyikora wanze no kunsubiza amafaranga. Gukorana na Element ntago nasinye muri Illuminati, ntago nigeze nsinya contrat y'amaraso. Njyewe byiza nje ntago nakongera gukorana na Element. Ikindi Element buriya agira ikintu cyo ku niba nabwita ubwana nagareba business usanga n'ubivuga bitabaye dukoreshwa n'isayira ndabikoreye kuri telefone yaje intege mu byo kwigwizaho guto kabayeho kwibavuye akabana n'abanyita ko gihugu mugabo w'ibikorwa bya kw'abandi bitwabanye yumutse bikugira bikoreye abantu muri batise namwe barenze bana Element yamukaze abasubiza kuko y'abandi benshi awe n'icyerekezo cyabo bandariho abatekereza ko uburyo bwa Element ashinzwe ngo sinasirikwizo byacanze gushishura indirimbo z'abandi bahanze kagira naho amusebereza n'ibintu nkoranyambaga yandi gusubiza amafaranga ye ananga gukorera indirimbo yari yambaye. Element aho bigeze ngiye kukurega muri RIB ngiye gukurega muri RIB ndaguhamagara ntunyitaba ndakwandikira ntunsubiza imyaka ibaye 3 nkwishyuye amafaranga yanjye ngo nkorere indirimbo wanze kuyikora wanze no kunsubiza amafaranga. Impamvu mfashe ino video ubundi ntabwo byari ngombwa ko mfata ino video ngo nyishyire kuri social media kuko narakwandikiye kenshi no kugira ngo nubibona uze kuza kunsubiza amafaranga yanjye bitarenze icyumweru. Nibirenga icyumweru ndajya gutangira ikirego muri RIB. Amafaranga yanjye warayakiriye, ibyo twavuganye wanze kubikora, imyaka 3 yose ishize nkwandikira nguhamagara twahurira ahantu kambwira ngo nzaze kuri studio naza bakambwira yuko udahari. Iyo ntago ari business ndi gukora. Nakwishyuye amafaranga kugira ngo nkorere indirimbo ingirira umumaro nyicuruze. Imyaka ibaye 3 irumva iyo ndirimbo itamaze guhomba. Nakoze izindi ndirimbo nyinshi. Ubu icyo nkeneye ko nsubiza amafaranga yanjye. Nubona ino video wihanganeho kabyarawe nimero yanjye nohereje amafaranga wongere yasubizeho uyansubiza amafaranga yanjye nimba projet yawe waranze kuyima. Imyaka 3 ni myinshi ubitse projet y'umuntu kandi yarakwishyuye amafaranga yose. Murakoze cyane. Cyakora yuko nambe kubisa nk'igende mu bushorishori bw'igiti Nyamungu ese yikebuka nawe arigaya ubundi amwishyura utwe tungana n'ibihumbi 300 cy'amafaranga y'u Rwanda ariko adashyizeho inyungu y'ubukererwe bw'imyaka 3 yamaranye igihe n'irye. Element wizihirwa n'umugayo yantahemukiye byeruye abahanzi nka Yampano wanze kuri kwana mu kwakira 2024 mu kiganiro Sunny Night ubwo yarabajijwe ku ndirimbo ye yise Hawayo yaramaze iminsi mike ashyize hanze. Muri iki kiganiro Yampano ashize amanga yabanje kwishura ko Element yaramumaranye indirimbo Hawayo imyaka 3 yaranze kuyimuha ibintu we yisubuhemo bukabije yasasiye muri ubu buryo. Njyewe byiza nje ntago nakongera gukorana na Element. Ishyiritse Element kumva ahinduye ibintu dore n'ikiza nuko yabaye umuhanzi mu mwanya ntago azongera kubona wenda gukorera abahanzi. Ikindi Element buriya agira ikintu cyo ku niba nabwita ubwana niba nabyita ikintu cyo nagareba business areba ikintu cyo kuvuga ngo naguhamagaye tuje gusangira utuntu. Urabona nyine bara jene na abajene nyine rwumva baba tuje gusangira breba tujyane muri gym ubwo niba mudahurira muri iyo si ntago muri inshuti turwo byumvise kintu agaha umwanya nyine abo bantu bahorana kirengagiza ikintu cyitwa kazi na business. Element agira kuvuga ngo ibihembo by'umwaka bitware turwo byumvise kintu ibihembo nyine batanga mu muziki by'umwaka aba ari we ubitwara. Rero guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 4 nta ndirimbo yapfa kuguha ngo isohore. Iko byumva kunateye mu kwa 5 kugeza mu kwa 9 abari gusohoramo amaproje z'abahanzi afite indirimbo kugira ngo igihe nyine abari gukora hit muri sama nyinshi kugira ngo icyo kintu kibiki. Rero urumva iyo saba yarubatse ihombya bamwe ikungura n'abandi. Kumpereza indirimbo yanjye ukahita uyimperezanya indirimbo imwe na Chris Easy, ukahita umerezanya indirimbo na Kevin Kade, ukahita umerezanya indirimbo na Kenny Soul,
leta uyimperezanya abahanzi nyine bose bari hejuru na melody kameme indirimbo yanjye bamaze kuyitwiga turi kubyumva kubw'inyungu ze apana inyungu zanjye kandi mba nkwiye kuba naramwishyuye amafaranga na menshi uriya muhungu aranahenze cyane utamubona kuriya ibyo bintu ntabwo abahanzi bajya babivuga ntabwo babivuga ubajije Wokama ubajije ba Juno Kizigenza ubajije bano bahanzi nyine niko wenda batabivuga kubera ko wenda baba bamutezeho ibindi bintu ntazi ariko ntabwo bishimira system yiwe kandi mu by'ukuri ntabwo ahora gahanze buriya wananiwe kurinda isezerano yamuhaye ryo kuzamukorera indirimbo ihwanye n'agaciro k'amadolari 400 yamuhaye muri 2023 ubwo indirimbo ye biri mu byatsindaga ku rubuga rwa YouTube yubizwamo uruhare n'amakosa ya Element wakoze iyi ndirimbo ariko yishimira Nigeria wayitsinzwe kuri YouTube kubera ko atishimiye na Element wayimucurangishijemo ariko akanga kumwishyura cyakora biza kugarurwa ari uko Davis yishyuye mu cyimbo cya Element wari warahawe byose na Davis ngo amukorere indirimbo izira amakemwa nubwo byarangiye Nyamuhunga yikoze mu buryo bwa findi gukorana na Element ntago nasinye muri Illuminati ngo numva warakwica you understand ntago nigeze nsinya kontra y'amaraso cyane ko ntiyakoze kuri Biryogo cyane ntago yakoze Dede ntago yakoze Sexy ntago yakoze Biryogo ntago yakoze Soso ntago yakoze ibyo bintu byose byagize Shanboy wariwe akajya muri Guma Guma before yuko Element abaho so gukorana nawe nakorana nawe nk'umumiziki ariko ntago nakorana nawe under him kano kanya mfite indirimbo yitwa Roro iraruta indirimbo zose yankoreye Roro wakoranye na Rode so iriya ndirimbo kano kanya iri kugenda nk'iri ku gishishwa cy'umuneke iri kugenda kandi without anything yo kupusha so rero indirimbo nziza yava everywhere ntago yava ku muntu umwe gusa Abashabano banje ni Element nk'ibisanzwe zagwe no kubatumira mu iserukiramuco rizabera ibitari ku tariki 19 kugeza kuri 21 cyitwa Siga Fest. I can't wait to see you guys. Narabuze aho nzabafatira none ndahabonye muzaze dutaramane turusheho kumenya igihugu no kugikunda. So icyo turamubwira ati Element twebwe icyo dushaka turashaka ko art yawe ikura ariko turashaka itubyarira n'inyungu yego so what we are going to do turaguha studio yego icyuma cyose ukenera muri studio turakiguha yego nawe icyo dukeneyeho nuko tugukeneye ko dusplitinga amafaranga ya production yego dusettinga pourcentage tuzumvikanaho turazisinya 60-40 reka kontra yageze bijya no hanze turayibona ibyo biri mu byongeye mu bindi byandakaje yego amasezerano y'akazi yawe yashyira hanze ibyo rero birakorwa ariko mu myaka nk'ibiri ishize n'igice nta versema pe yego tumaze kuba verse dufite ama stabs dufite n'imiliyoni n'igice yavirishije gusa hafi mu ndirimbo 35 maze kumwaproachinga na legal team hafi inshuro ebyiri ntago dusubiza nibikomeza kudakunda biri bugende bite ibyo nibyo wifuza ko mwakwica mukaganira ariko ntari kurespondinga approach muri gukora biragenda biterera harabaho arbitration nta bundi buryo turi mu gihugu cy'amategeko pe yego hari ibyavugwaga yuko byibuze apari ibyo ngibyo byo kwica kontra byibuze mubaze indirimbo mwabonye byibuze ayo mwageraho mugana ari miliyoni zigera muri 32 cyane nibyo biri aho yego we are waiting for his response yego we are waiting for his response ashobora kutubwira ngo ni make kuri ayo cyangwa ni menshi kuri ayo kuko nimba ari menshi kuri ayo akaba ari izindi ndirimbo wenda zihari tutazi icyo gihe icyaha gishobora guhinduka fraud yego ntikibe kikiri icyaha cyo kutishyura gusa yego ahubwo kikaba n'icyaha wenda cyo kubeshya so nibishaka kubihangana bizatuma tujya mu mategeko urazana abafana bahangane n'amategeko ntabwo rwose ibyo bintu it's the worst case scenario ariko situishaka twe turifuza ko tuganira bikava mu
akora kubera ko kwanga umukire bigoye nko kugera mu ijuru udapfuye. Element yaje kwikubita agashyi mbere y'uko agera no mu mategeko, yemera kuyoboka inzira y'ibiganiro, na n'ubu bigikomeje nk'uko Element yabihishuriye Kiss FM muri Kamena 2025. Nta business yose ku isi ibamo ibibazo, ariko birakemuka cyane cyane iyo abantu ubwabo bahuje bakanaganira, ibyo byose birashoboka. So utubazo twose twaba turimo utwo twose turi gukemuka cyane. Ubunyangamugayo buke bwa Element usigaye waraminjiye mu buhanzi bw'indirimbo, banazirikana ko yatsinzwe intambara yo kwiyitirira injyana nshya yiswe Afroga, ko yafaritse bwa mbere mu ndirimbo ye yise Mirere, ariko yakubiswe inshuro n'indirimbo nka Akayobe, Mukesha n'Abahungu zakozwe na producer Package uri mu biganza bya Nkuwimana Jean Paul wambaye Kanokuja, ufatwa nk'umucurabwenge wagudukanye bwa mbere igitekerezo gishya cy'injyana ya Afroga ko Element yiyitirira. Icyitwa Afroga ko that is my property. So ubwo bivuze ngo Element yibye property ya Country Record akaba ari kwiyitirira. So his support does to promote urumva mu rundi ruhande nubwo ari kubikora mu buryo buri illegal. Kujya tuvugane nawe wacuze kandi akanarera impano ya Element mu gutunganya indirimbo z'abahanzi. Cyakora uretse umurenzaho yari bijumba, ariko no kuja yizirikana ko Element k'umwana yarereye muri Country Record tarakwiye kumusezeraho igitaraganya atanamuteguje igihe yajyaga kwa Coach Gael muri 155 AM, yongeye akanamutungura ari mu bihe bikomeye byo gupfusha murumuna wa Kinyoni muri 2022 by'akarusho, akanamusezeraho atari no mu Rwanda ngo wende babiganireho mu buryo bw'umwihariko nk'umuntu nyine wari waramugiriye neza itarikuye kwiturwa nabi nk'uko byagenze. Kubera na situation wenda yagiye ndimo like yo gupfusha murumuna wanje, agenda nari mu gihugu ndi Burayi, nari mu bintu, nari ndi muri situation mbi pe, nkeneyemo abantu, nkeneyemo inshuti zimbwire ati komera, you see. Ariko niba yarahisemo kugenda kuriya n'uburenganzira bwiwe, uwo ni wo mutima wiwe. Wenda njyewe ari njyewe ntabwo nabikora, wenda nabanza nkavuga ngo it's okay my brother, you see. Ariko we niba ariko yahisemo nta n'ikibazo, nta nubwo buriya umubaji w'imitima ntabwo yayiringanisha, ntabwo twese dushobora kuba bamwe. Gukunda umugayo asanzwe ataragashira mu kibuga y'umuhanda wa Rwanda, amaze imyaka 7 ari nayo mpamvu ikiganiro cyacu cyane y'amateka n'imige Never thought she was for real, yaje nk'abandi, wageze kuri Entertainment, but she's the one for me, yeah. Finally I found somebody who cares for me, yeah. Ubu nibwo ngenda mbibona, ndumva nagize iyo ngana, she's my woman, oh baby, sinzakubabariza umutima It's time I take you to my family, my darling. Sinzakubabariza umutima, my darling. It's time I take you to my family, my darling. Sinatuza nakubonye, uzibyunkorera amaso yera. Smart things you do stay on my mind. Ukuseka nikunareba amaso yera. Maso yera. Kwiga gucuranga akoresheje programu za mudasobwa, ubwo yaratangiye kwiga ibya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Amashuri yisumbuye yashyizeho akapeni muri 2018, yarangiriza muri College Saint Marie Kibuye, aho yasoje kwiga mu ishami ry'ubuvuzi ibyerekeye urusobe rwa mudasobwa. Umwana wamaze kuruhuka ubumenyi bihagije mu bijyanye no gukora ibikoresho bitandukanye bya muzika akirangiza. Amashobano wanjye ni Element nk'ibisanzwe, zanywe no kubatumira mu iserukiramuco rizabera i Butare ku itariki 19 kugeza kuri 21 cyitwa Siga Fest. I can't wait to see you guys. Narabuze aho nzabafatira, none ndahabonye. Muzaze dutaramane, turusheho kumenya igihugu no kugikunda kurusha undi wari wese. Umuhanda ni Kigali Butare, muzaze dutaramane. I can't wait to see you guys. Umuco dusangiye, mbese our culture, our flex. Bless, one love. Mu bijyanye no gutunganya umuziki
Record muri 2019 abana bigishwa gutunganya umuziki bya kinyamwuga na producer Isopro maze umwete umufasha gutyara vuba. Nyuma yo gutyara no kujya yamwitegereje neza ubundi amubatiza izina Evelyn ubundi bigeze muri Gicurasi 2020 ntanze gusimbaza mwizera amwanyiyo indirimbo bisize nzaba yanahise yamamaza ntabwo bamwita mu Rwanda ari nka ndirimbo ya mbere y'umuhanzi Element yakoze nka producer ku myaka ye bamukora indirimbo yahenze ya Bruce kwamamara yahise abantu bemberwa n'abandi bahanzi b'Abanyarwanda batandukanye barimo Apotre Koreyo yise ku mutima Apomira yakoreye Primus Zigenza Mikoro yakoreye Davis D n'izindi z'abahanzi batandukanye. Muri 2022 yari mu ere yahise anerura yinjira mu buhanzi bw'indirimbo yatangiye ko yise Kashe n'indirimbo z'inyarwanda zakunzwe muri uwo mwaka wa 2022. Mwaka wa 2022 wanasize Element isezeye kuri Country Record mu buryo butazwiho rumwe bigeze ku itariki 16 Mutarama 2023 ahita asinyana amasezerano n'imibanire y'imyaka 3 n'izifasha abahanzi y'abanyarwanda Baya kujya muri 158 umwana utegurana urukundo y'ibihembo bitandukanye umuziki nk'umuproducer w'umwaka yegukanye ibikoresho Kama Award Element wagerageje gukora imirimo yo kuririmba no gutunganya indirimbo z'abahanzi zigera muri 155 yakoze indirimbo z'abahanzi zitandukanye na mpuzamahanga zakunzwe umuhanzi n'izitarize yagaragayemo nka kugeza ubu nta muhanzi ukomeye utarakorana indirimbo na producer Element ushoboye kwinshi akiri ariko akananirwa n'ibintu sinzakubariza umutima kuko inshuro nyinshi akunze gushinjwa gushushanya indirimbo z'abandi bahanzi Element yongeye kwegukana sinzakubariza umutima Igeze muri 2025 hanyuma bigeze mu ntangiriro za 2026 acagaho ko umubonye yegukanye igihembo cy'umuproducer amaso yera ibihembo bya Fame Award 2026 ukuseka ni kunareba amaso yera kandi avuze amaso yera cyangwa se ngiye gukora indirimbo z'abandi umuhanzi Keke amaze gukora indirimbo enye arizo Kashe Mirere Bombe n'inherutse gufatira hanze yitwa Master. Gusa n'ubu uyu musore yenda kwezi imyaka 26 y'amavuko yinjiye mu hantu indirimbo ariko indirimbo gukabije indirimbo mu buryo bwitabiriye igitaramo akunze kuririmbamo. Amashabano wanjye ni Element nk'ibisanzwe nzanywe no kubatumira mu iserukiramuco rizabera i Butare ku itariki 19 kugeza kuri 21 cyitwa Siga Fest. I can't wait to see you guys. Narabuze aho nzabafatira none ndahabonye muzaze dutaramane turusheho kumenya igihugu no kugikunda kurusha undi wari we wese. Umuhanda ni Kigali Butare muzaze dutaramane. I can't wait to see you guys. Umuco dusangiye mbese our culture our flex. Bless up. One love. Siga Art Festival.